Burya hari ibimenyetso bishobora kukwereka ko mu mubiri wawe huzuranyemo imyanda n'uburozi bishobora kugutera uburwayi. By'umwihariko muri kino kiganiro tugiye kurebera hamwe ibimenyetso 12 byakwereka ko mu mubiri wawe harimo uburozi ndetse n'imyanda yabaye myinshi. Muri rusange burya umubiri uba ugomba kubaho utarimo imyanda cyangwa se uburozi bishobora gutuma urwara. Ariko ibyo tubamo, ibyo turya, ibyo duhumeka ndetse n'ibyo twisiga burya biba birimo ibinyabutabire ndetse n'imyanda ishobora kubihinduka uburwayi cyangwa se gutera uburwayi mu gihe mu mubiri wacu tutabashije kuyitunganya neza cyangwa se kuyisohora. Ku bw'amahirwe burya hari ibice by'ingenzi by'umubiri bishobora gutunganya iyo myanda igasohoka. Aha twavuga nk'umwijima, impyiko ndetse n'uruhu rwacu burya, yewe n'inzira zinyuramo ibiryo burya hari uburyo zitunganya zigasohora iyo myanda ikava mu mubiri cyangwa se ubwo burozi bushobora kudutera uburwayi. Ariko ntabwo bishobora kuba 100% kuko imyanda turya cyangwa se uburozi duhura nabwo buturuka ku binyabutabire twahuye nabyo mu buzima bwa buri munsi. Hari igihe birenga bwa burozi bukaba bwinshi ndetse na ya myanda. Ndetse nanone n'abatwe dushobora kubigiramo uruhare kuko kunywa inzoga nyinshi, kurya ibiryo byakorewe mu nganda gusa, kurya ibiryo byakoreshejwemo amafumbire atandukanye cyangwa se byatewe imiti itandukanye. Burya ibyo binyabutabire byinshi ku buryo umubiri wacu udashobora kubitunganya ngo bishyiremo 100%, ugasanga byabaye byinshi ku buryo mu mubiri wawe haba harimo uburozi n'imyanda myinshi. Bityo rero hari ibimenyetso umuntu ufite ibyo bibazo agenda agaragaza byamwereka ko afite uburozi bwinshi n'imyanda myinshi mu mubiri. Turakubwira n'icyo wakora muri icyo gihe. Ikimenyetso cya mbere rero tudatinze tugiye kurebera hamwe cyakwereka ko ufite imyanda myinshi ndetse n'uburozi mu mubiri no guhorana umunaniro ukumva wacitse intege. Iyo umuntu afite imyanda myinshi ndetse n'uburozi mu mubiri ahora ameze nk'umuntu wacitse intege, akumva nta kabaraga yewe atanarwaye. Cyane cyane burya anasinzira neza mu ijoro akabyuka mu gitondo yumva nta kabaraga. Ibyo biterwa no kuba mu mubiri we haba huzuranyemo uburozi ndetse n'imyanda myinshi. Ibyo bigatera rero imikorere mibi y'impyiko, imikorere mibi y'umwijima. Ibyo byose bigatuma umuntu ashobora kugera mu gitondo akumva afite imbaraga nke ndetse nta n'akabaraga, akumva basa naho bamuvomyemo imbaraga zose. Ibyo rero biba bigaragaza ko ufite toxins cyangwa se imyanda n'uburozi bwinshi mu mubiri wawe. Ari mu mutwe uba wumva utameze neza, umubiri ukumva wacitse intege. Ibyo byose biba bigaragaza ko ufite uburozi bwinshi ndetse n'imyanda mu maraso yawe, kandi ibyo rwose ni ikimenyetso simusiga mu gihe udafite ibindi bimenyetso by'ubundi burwayi ari cyo gusa. Mu gihe rero wumva buri gitondo ubyuka nta kabaraga, nta mbaraga namba, ukwiye kunywa amazi muri icyo gihe. Amazi kuko burya afasha mu gusohora ya myanda ndetse burya amazi yanunganira nanone mu gutuma impyiko zawe zibasha gusohora ya myanda binyuze mu nkari. Mu gihe nanone ubyuka ufite imbaraga nke, nta kabaraga, kandi biturutse kuba mu mubiri harimo imyanda myinshi, ukwiye kurya ibiryo cyangwa se ibiribwa by'imbuto ndetse n'imboga ku bwinshi kurusha ibindi biribwa byose warya. Jya ukora siporo nanone kugira ngo ubire icyuya bibashe gutuma imyanda isohoka n'ubwa burozi binyuze mu cyuya, ndetse bitume nanone amaraso atembera neza, agende akura ya myanda hirya no hino iza gutunganyirizwa mu mwijima ndetse no mu mpyiko ibashe gusohorwa. Ikimenyetso cya kabiri cyakwereka ko ufite imyanda myinshi ndetse n'uburozi bwinshi mu mubiri ni uguhorana ibimenyetso cyangwa se guhorana indwara zifata mu nzira zigogora. Aha ni ukugira indwara zirimo nko kuba wituma impatwe cyangwa se indwara ya constipation, kubyimba mu nda kuzoranamo umwuka ukagugara kandi utanariye n'ibiryo byinshi, nanone kugira ibibazo bya indigestion mu buryo buhoraho. Iyo burya mu rwungano gogora cyangwa se muri système digestive harimo ibibazo by'uburozi bwinshi ndetse n'imyanda, umuntu agira ibyo bimenyetso by'izo ndwara. Ndetse burya n'umwijima burya ufite aho ushamikiye na système digestive. Ibyo rero burya iyo harimo uburozi bwinshi ndetse n'imyanda byagogora ntabwo riba rikigenda neza, ndetse umuntu akunda kwibasirwa n'ubwo burwayi harimo nka constipation, kugugara mu nda ndetse n'ibibazo bya indigestion.
Kurya rero ibiryo bidakwiye cyane cyane nk'ibirimo amavuta menshi, kurya ibiryo bishiririye cyangwa se kurya ibiribwa ndetse n'ibindi bintu birimo imyanda cyangwa se ibinyabutabire bishobora kudutera uburwayi. Ibyo bishobora gutuma rero ugira ibyo bimenyetso, kandi n'intungamubiri zikomoka mu byo wariye ntabwo zibasha gukamurwa neza iyo mu rwungano ngogozi rwawe harimo imyanda. Mu gihe uhorana ibyo bibazo byo guhorana indwara za constipation, ibibazo bya indigestion, ibibazo byo kugugara mu nda mu buryo buhoraho utanariye n'ibiryo byinshi, hari ibintu wakora. Ikintu wakora cya mbere ni uko ukwiye kurya ibiryo birimo imboga ndetse n'imbuto nyinshi. Ibyo biribwa biba birimo ibyitwa fibre bibasha gutuma igogora ryawe rigenda neza, ya myanda igasohoka ndetse urwungano ngogozi rwawe rukavamo imyanda. Nanone ukwiye kunywa amazi menshi. Aya mazi hari uburyo asukura izo nzira zinyuramo ibiryo, akoroshya bya bibazo bya constipation kandi agafasha muri detoxification y'umubiri. Nanone burya ushobora kunywa ibinyobwa nka yawurute, kimuci, kambuca ndetse n'ibindi. Biriya nabyo hari uburyo ngo bisukura mu nzira z'igogora. Ikimenyetso cya gatatu cyakwereka ko ufite imyanda myinshi mu mubiri wawe cyangwa se uburozi bwinshi mu mubiri ni ibibazo byo ku ruhu, nko kwishimagura cyangwa se uruhu rwawe rugatukuriza rugasa umutuku, ukaba uri kwishimagura cyane. Burya iyo ufite imyanda myinshi ndetse n'uburozi mu mubiri wawe bigera no ku ruhu cyangwa se bishobora kugaragarira ku ruhu. Iyo umubiri wawe utari kubasha gusohora neza iyo myanda mu buryo buhagije, ugira ibibazo ku ruhu birimo nko kwishimagura. Ibyo bikaba bigaragaza ko ya myanda yagiye kuzurana mu ruhu ndetse no mu maraso yawe. Hari n'ibinyabutabire burya bishobora kuba biri mu mafumbire duhingisha ariko akazamuka muri bya bihingwa cyangwa se ya miti iterwa bya bihingwa turya mu gihe twabiriye bitatunganyijwe neza, cyangwa se ibindi bintu twongera mu biryo ugasanga byateye ibibazo ku ruhu. Ibyo byose nyine ni uburozi ndetse n'ibinyabutabire bishobora gutera ibibazo ku ruhu, umuntu akishimagura, uruhu rwe rugatukurana ndetse ugasanga nyine uruhu rwe rwose rukumuryaryata. Mu gihe ufite ibibazo byo ku ruhu cyane cyane burya ubifite byatewe no kuba ufite uburozi bwinshi mu mubiri wawe cyangwa se imyanda myinshi, ukwiye kwirinda gukoresha amaproduit cyangwa se amavuta arimo ibinyabutabire bitandukanye bishobora kwangiza uruhu. Nanone ni byiza kunywa amazi menshi, ukibanda no kurya ibiribwa birimo intungamubiri nyinshi. Irinde kurya ibiribwa byakorewe mu nganda, cyane cyane nk'ibyo biribwa byongerwamo amasukari ndetse n'ibindi, kugira ngo bibashe kubikika igihe kirekire bitarangirika. Nanone burya ushobora kurya ibindi biribwa bishobora kugufasha mu gusukura umubiri wawe ndetse no kurangiza ya myanda igasohoka neza. Aha twavuga nko kunywa icyayi kirimo turmeric cyangwa se icy'inzari, kunywa tea vert cyangwa se green tea. Ibyo byose biba ari ingenzi kuko burya nka green tea cyangwa se tea vert ifasha mu gusohora ya myanda no gusukura umubiri wacu, ya myanda ikagenda isohoka. Nanone burya ushobora kugenda ukora mu buryo bwose bushoboka, ugakaraba inshuro nyinshi rwose. Nabwo burya hari uburyo iyo myanda cyangwa se uturemangingo turi two ku ruhu twagiye dupfa natwo tubasha kuvaho. Ibyo byose bikagenda byoroshya ibimenyetso bya ya ndwara yo ku ruhu yatewe no kuba ufite uburozi bwinshi mu mubiri wawe. Ikimenyetso cya kane gishobora kukwereka ko ufite uburozi bwinshi ndetse n'imyanda myinshi mu mubiri ni ukuribwa umutwe mu buryo buhoraho. Burya niba ukunda kuribwa umutwe inshuro nyinshi kandi utanarwaye n'ubundi burwayi, kuko burya umutwe uza ari ikimenyetso, ntabwo bwawo ari indwara. Cyane cyane burya kuribwa umutwe mu buryo buhoraho bishobora kugaragaza ko ufite uburozi bwinshi ndetse n'imyanda mu mubiri. Ibyo rero burya ni byiza ko ugomba kugira icyo ukora. Irinde rero burya kunywa inzoga nyinshi, kuko burya imyanda myinshi ikomoka ku nzoga, ku bintu biryoherera twariye, cyangwa se environnement yanduye cyangwa se ibinyabutabire bikomoka muri environnement bishobora kudutera kuribwa umutwe. Cyane cyane burya nka mercure ishobora kwangiza ubwonko bwacu igatuma turibwa umutwe ndetse igatera n'ibindi bibazo by'umubiri. Ibyo byose kandi ni ibinyabutabire bishobora kuva muri environnement cyangwa se dushobora guhura nabyo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bigatera umubiri wacu kwandura no kuzuranamo imyanda myinshi ndetse n'uburozi. Niba rero urimo kuribwa umutwe mu gihe kandi ukeka ko wakomotse ku binyabutabire ndetse n'imyanda myinshi mu mubiri, gerageza unywe amazi menshi. Nanone burya ushobora kunywa amazi menshi mu buryo bushoboka ku munsi. Irinde kandi kunywa ibinyobwa cyangwa se ibiribwa bishobora gutuma uribwa umutwe. Aha twavuga nk'inzoga, kafeyine cyangwa se kofi, ikawa,
cyangwa se ibiryo byakorewe mu nganda. Ahubwo gerageza urye ibiryo cyangwa se ibiribwa birimo magnesium nyinshi, aha twavuga nk'imboga za epinari ndetse na avoka. Burya byo hari uburyo bishobora kugabanya kwa kuribwa umutwe ndetse bikabasha no gusukura umubiri wacu. Ushobora kunywa icyayi nanone nk'icyayi gikozwe mu mwenya cyangwa se icyayi cya tangawizi, nabwo burya hari uburyo ngo gisukura umubiri kikanatuma wa mutwe wawe ugenda ugabanuka. Ikimenyetso cya gatanu cyakwereka ko ufite uburwayi bwatewe no ufite uburozi bwinshi mu mubiri cyangwa se imyanda myinshi, ni uko ubwonko bwawe bunanirwa gutuza cyangwa se kugira concentration, ugahora wumva ufite nk'ibimeze nk'ibihu mu bwonko utarimo gutekereza neza. Buryo mu mubiri wawe harimo imyanda myinshi ndetse n'uburozi bwinshi, umuntu abura concentration, akumva asa naho atameze neza mu bwonko, muri make atari kwiyumva neza. Ibi bigaragaza ko ubwonko bwawe bwagezwemo n'imyanda myinshi ndetse n'uburozi, cyane cyane nk'ibinyabutabire bitandukanye bikomoka ku mafumbire, muri environment yanduye cyangwa se no mu bindi bintu turya, buryo bishobora gutuma ubwonko bwacu budakora neza. Cyane cyane burya nko guhumeka ibintu byanduye cyangwa se birimo ibinyabutabire bitandukanye, ushobora no guhita ugwa igihumure bitewe no kuba byageze ku bwonko. Noneho burya iyo uburozi nanone ndetse n'imyanda byinshi byuzuranye mu mubiri bitemberezwa n'amaraso bikagera ku bwonko, ku buryo ubwonko bwacu buba butagikora neza, ugatangira kwibagirwa bya hato na hato, ukumva utameze neza ndetse n'ibindi bimenyetso. Niba rero ubwonko bwawe wumva butameze neza biturutse ku myanda ndetse n'ibinyabutabire byawugezemo, ni byiza ko hari ibintu wakora. Ihutire kurya ibiribwa birimo ibinure byiza bya omega 3. Ibyo biribwa ngo uburyo bisukura ubwonko, nanone burya ukarya ibiribwa birimo magnesium. Ibyo byose ni ingenzi, ariko burya ngo no kwiyiriza bishobora kugira ingaruka nziza mu gutuma umubiri wawe by'ibinyabutabire ndetse n'uburozi bigabanuka kandi ubwonko bwawe bugakomeza gukora neza. Nanone kugerageza usinzire mu buryo buhagije. Iyo usinzire hari uburyo umubiri wawe ugenda usukura, ukanagabanya bya binyabutabire, ubwonko bwawe bukongera gukora neza. Ikimenyetso cya gatandatu cyakwereka ko ufite ibibazo by'uburozi bwinshi ndetse n'imyanda mu mubiri, ni uguhumeka umwuka uhumura nabi cyangwa se umubiri wawe ukumva nawe ufite impumuro mbi itari nziza. Mu gihe rero ukora ibishoboka byose ugasukura amenyo yawe, ukoza amenyo yawe, ukagira isuku yo mu kanwa, ukumva ukomeje kugira umwuka mubi wo mu kanwa, cyangwa se umubiri wawe ukaba ukaraba igihe cyose ariko ukumva umubiri wawe ukomeje kugira umwuka mubi utari mwiza, buryo uzigenzure, birashoboka kuba ari ibibazo by'uburozi ndetse n'imyanda myinshi ufite mu mubiri wawe. Icyo ukwiye gukora rero, hari ibiribwa byatuma usukura iyo myanda ukayisohora yose igashira mu mubiri wawe, ndetse ukongera ukagira akuka keza cyangwa se umwuka mwiza. Icyo wakora cya mbere ni ukunywa amazi menshi kugira ngo ubwo burozi n'imyanda bibashe gusohorwa neza bive mu mubiri. Uragerageza kurya ibiribwa bisukuye neza, urya imboga ndetse n'imbuto ndetse n'ibiribwa birimo poroteyine. Nanone burya ni byiza kwirinda inzoga n'ibindi biribwa byose byakorewe mu nganda, kuko nabyo burya hari uburyo bishobora gutera iyo myanda ikaba myinshi cyangwa se ikagutera indi mpumuro idasanzwe ku mubiri wawe. Ikimenyetso cya karindwi cyakwereka ko ufite ibibazo by'uburozi bwinshi ndetse n'imyanda myinshi mu mubiri, ni uko byibuha cyane mu buryo bukabije, bikananira no kuba wagabanya n'ikiro kuri bwawo mubyibuho wawe, kunanuka rwose bikanga. Burya hari abantu bibwira ko kubyibuha cyane ukaba ushobora kubyibuha ukarengerana ari byiza kandi bigaragaza ko ufite ubuzima bwiza, ariko ku rundi ruhande burya bishobora kuza ahubwo ari icyago, ari n'ibibazo byatewe no kuba ufite imyanda myinshi mu mubiri wawe ndetse n'uburozi. Cyane cyane ibyo bigaragazwa no kuba ushaka kunanuka ugatakaza ibiro bikanga, ugakomeza ukabyibuha ukarengerana. Iyo rero ufite imyanda myinshi mu mubiri wawe ndetse n'uburozi, biragenda bigatuma hari ibice by'umubiri bidakora neza, cyane cyane nk'umusemburo witwa insuline, ndetse burya no kuba ushobora kugenzura uburyo urya bikakunanira. Ibyo rero bituma ibinure bikorwa mu mubiri ku bwinshi, kuko umubiri wawe usa naho warengeranye, ugasanga urabyibushye cyane, ufite ibinure byinshi mu bice by'umubiri bitandukanye, yewe no ku nda. Iyo rero ugerageza kunanuka mu buryo bwose bushoboka, ukabagerageza kunanuka bikanga, burya akenshi birashoboka kuba ari waratewe ikibazo cyabiteye, ari uko wari ufite uburozi bwinshi mu mubiri bwatumye ubyibuha cyane, bikaba byaratumye metabolisme y'umubiri isa naho ihindagurika cyangwa se ihinduka, ugasanga nyine umubiri wawe ntabwo ugitunganya neza ibyo ushinzwe gukora neza. Mu gihe ufite icyo kibazo,
hari ibintu wakora kugira ngo ugabanye bw'uburozi mu mubiri, hanyuma rero ubashe gutakaza ibiro nk'uko ubyifuza. Ikintu cya mbere ni ukumenya amahitamo mu biribwa, ukirinda kurya ibiribwa birimo imyunyu myinshi, amavuta menshi, ndetse akenshi ugasanga nanone ukirinda kurya ibiribwa birimo inyama cyane, ahubwo urya ibiribwa bitetse neza, bitetse kinyarwanda, kandi ibiribwa birimo amafunguro yose. Wirinda kurya ibiribwa byashyizwemo amaproduwi cyangwa se ibindi bintu bishobora gutuma ya myanda iba myinshi mu mubiri. Kora siporo burya nanone, burya hari uburyo yihutisha metabolism y'umubiri, umubiri wawe ugatunganya bya binure ukagabanuka. Nanone irinde kurya ibiribwa birimo byakoreshejwemo amafumbire menshi cyangwa se ibiribwa byanyujwe mu nganda. Gerageza ushake ibindi bintu bishobora gusukura umubiri wawe nko kunywa amazi arimo indimu, kunywa teveri ndetse n'ibindi. Ikimenyetso cya 8 cyakwereka ko ufite uburozi ndetse n'imyanda myinshi mu mubiri no kuba uhindagurika mu marangamutima ndetse ugahora wiyumva nabi. Kwiyumva nabi rero hano ntabwo ari ukurakara cyangwa se kugira icyo urakarira, ahubwo hano ujya kwiyumva ukumva usa naho hari ikintu kizamutse kimeze nk'uburwayi, harimo kwiyumva nabi nyine, ukumva nyine mood yawe yahindutse. Kena kenshi biterwa no kuba hari uburozi bwinshi buri mu mubiri kandi impyiko zawe zitari kubutunganya neza ngo busohoke. Kino gihe rero ubwo burozi buba bwinshi, ukumva asa naho wiyumvise nabi, ukumva nyine ntabwo umeze neza, umeze nk'umuntu urwaye cyangwa se umerewe nabi. Kino gihe rero niba wiyumva gutya, gerageza ushake ibiribwa birimo ibinure byiza bya omega 3 cyangwa se ibiribwa birimo magnesium cyangwa se vitamine D. Ibintu biribwa rero bishobora gutuma wongera kwiyumva neza, kandi gerageza ushake igihe cyo kuryama gihagije, unywe n'amazi ahagije. Ikimenyetso cya 6 gishobora kugaragaza ko ufite uburozi bwinshi ndetse n'imyanda myinshi mu mubiri ni uguhorana kubyimba mu mavi cyangwa se kugira ibibazo bya inflammation. Icyo ni ikimenyetso cya 9. Icyo kimenyetso cyo kuribwa mu mavi cyangwa se kuba habyimba bishobora kugaragaza ko ufite imyanda myinshi ndetse n'uburozi bwinshi mu mubiri wawe. Ibyo akenshi bishobora kugaragaza ko ufite ikinyabutabire cyitwa mercure mu mubiri, kandi icyo kinyabutabire gishobora gutera ibyo bibazo. Ni ikinyabutabire dushobora gukura mu mwuka mubi ukomoka cyane nko mu nganda ndetse no mu bindi bintu bikomoka muri environment, ariko nyine byari byanduye. Nawe rero ufite ibyo bibazo, ni byiza ko ushaka ibiribwa bisukura umubiri wacu, cyane cyane nka turmeric, ikinzari, tangawizi, ginger ndetse n'ibindi biribwa. Nanone gerageza kunywa amazi menshi abasha gusohora iyo myanda iri mu mubiri, ukore na siporo. Ikimenyetso cya 10 gishobora kugaragaza ko ufite ibibazo byinshi by'imyanda mu mubiri ndetse n'uburozi no kugira ibibazo mu gusinzira, ukabura ibitotsi cyangwa se ugasinzira nabi. Iyo burya ubura ibitotsi ugasinzira nabi cyangwa se ukagerageza gusinzira bikanga, biba bigaragaza ko ufite imyanda myinshi n'uburozi mu mubiri, cyane cyane nk'ibyitwa heavy metals, pesticides ndetse n'ibindi. Iyo rero usinzira nabi burya ukananirwa gusinzira, biba bigaragaza ko hari umusemburo witwa melatonin utarimo kugenzurwa neza, cyangwa se ugasanga hari umusemburo witwa cortisol nawo wiyongereye mu mubiri wawe, bitewe no ku mubiri wawe waruzuranyemo uburozi ndetse n'imyanda, bigahindura imikorere y'umubiri muri rusange. Niba rero utangiye gusinzira nabi ukabura ibitotsi no mu gihe unaniwe, burya irinde, hari ibintu ukwiye kwirinda ndetse n'ibyo ukwiye gukora. Irinde gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga mbere yo kuryama, kandi wirinde kunywa kafeyine. Ugerageze gushaka ibintu byose bishobora gutuma umubiri wawe uburozi n'imyanda birimo bigabanuka cyangwa se bivamo. Nanone burya ukwiye kunywa amazi, kurya ibiryo bisukuye cyangwa se ibiryo birimo imbuto n'imboga ku bwinshi. Ibyo byose bizagufasha gusukura umubiri wawe, wongere usinzire neza. Ikimenyetso cya 11 ushobora kugaragaza cyangwa se cyagaragaza ko ufite uburozi ndetse n'imyanda myinshi mu mubiri wawe, nuko usanga hari indwara zigenda zikwibasira za hato na hato rwose mu buryo budasanzwe. Utangira kugira ibibazo byo guhorana indwara z'ibicurane, ukagira ibintu bigutera amariji byinshi. Nanone ugasanga nanone hari ibindi bibazo ugira nko ku ruhu, kwishimagura, uruhu rwawe rwagiye ruzana ibintu bidasanzwe ndetse n'ibindi. Niba rero ufite ubwo bibazo cyangwa se urwara uhorana, cyane cyane nk'uturwara dufata mu nzira z'ubuhumekero, ukabona zitatangiye kukwibasira mu buryo budasanzwe,
urimo uraribwa mu ubutwe mu buryo budasanzwe, hari ibibazo biza ku ruhu mu buryo budasanzwe ndetse n'ibindi, buryo birashoboka kuba ari uburozi cyangwa se imyanda myinshi iri mu mubiri wawe. Gerageza ukore ibishoboka byose ushake uburyo wabigabanya. Ikimenyetso cya 11 kigaragaza ikimenyetso cya 12 kigaragaza ko ufite imyanda myinshi ndetse n'uburozi bwinshi mu mubiri, nuko ubwirinzi bwawe bw'umubiri buzacika intege n'abasirikare bagacika intege ku buryo utangira kurwaragurika bya hato na hato. Iyo rero ufite imyanda myinshi ndetse n'uburozi bwinshi mu mubiri, biragenda bikangiza ubudahangarwa bw'umubiri wawe ku buryo utangira kuzahazwa n'uburwayi bwa hato na hato, cyane cyane nka twa turwara twavuze tworoheje ugatangira kukuzahaza kandi tukakugeza kure. Mu gihe utangiye kubona ibyo bimenyetso byo kurwaragurika kandi ukazahazwa n'uturwara twa hato na hato, ukwiye kurya ibiribwa bishobora kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri wawe, cyane cyane nk'ibiribwa birimo vitamine C, birimo vitamine D ndetse na zinc, ugakora siporo mu buryo buhoraho, kandi nanone ugakora ibishoboka byose bwa burozi ndetse n'imyanda bikava mu mubiri wawe ukabigabanya. Muri rusange rero ibyo bimenyetso tukubwiye ni ibimenyetso bigenda bikuburira, bikakubwira ko mu mubiri wawe harimo uburozi bwinshi ndetse n'imyanda, kandi ko ukwiye kugira icyo ukora. Mu buryo karemano hari uburyo ushobora gusohora iyo myanda mu mubiri, unywa amazi menshi. Burya amazi yunganira umubiri bigatuma bwa burozi ndetse n'imyanda iri mu mubiri bisohoka, kandi bigasohoka neza nta kindi kibazo biguteje. Nanone burya ukwiye guhitamo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa nabwo bitangiza umubiri cyangwa se bidatera imyanda myinshi mu mubiri. Reka kino kiganiro tugisoreza aha, twavugaga ku bintu bimenyetso bigaragaza ko ufite imyanda myinshi ndetse n'uburozi mu mubiri. Aribwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe. Nanone ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wayandika muri comment.